banyarwandakazi, ubu ngubu nkimara kumenya yuko Airtel na MTN binyitayeho, ubu sheri wanjye ngiye kumuta mu bigori, ngiye kumuta mu bigori kano kanya butuvugana. Ati kubera iki? MTN gira gutya ikanyoreza message ikambwira ngo mukiriya mwiza tugwaye megabyte zimara amasaha 28, kandi sheri wanjye ntarabana 50 ya bipe. Ngaho mbwira nawe, ubwo rero wakora iki? Banyarwanda wakora iki? Nge niyemeje ko ubu ngiye gusezerana na MTN tukajya mu murenge, Airtel tukajya hehe mu rukiko oya tukajya tugasezerana tugakora ubukwe, kuko sheri wanjye maze kubona yuko atakimakeya message zituruka kuri Airtel na MTN ni nyinshi kuruta izo sheri anyoherereza. Ubwo nafashe icyemezo, narahiye, byanarangiye. Nubundi nkunda zikigeze sigezana nakwamye asikigari we. Nafashe icyemezo rero, narahiye. Tujya gusezerana na Airtel na MTN. Sheri mu bigori. Mama yangu, game over.